Imana ishimwe. Gatatu Yesu niki n'ubugingo. Reka dusome muri Matayo ibice 7 umurongo wa 22. Matayo 7:22 aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwakasize ibintu. Imana ishimwe. Iri jambo ryanditekereza mwumva ntibagize nk'ubwoba. Muziko hari abantu bazatungurwa ku munsi wa nyuma, bikababera na sirikirize bakavuga nanjye singiye mu ijuru. Nimutekereze umuntu hano, twese turi hano, umuntu agahanura. Ntiwajya uvuga ngo uriya ni umukozi w'Imana. Umuntu akakubwira ngo wowe nijoro wahuye n'iki nyine ukumva nibyo. Ntiwavuga ngo uriya ni umukozi w'Imana, ngo uwo muntu nawe. Hano mutekereze wowe utarahanura. Nimutekereze umuntu ushobora kurambikaho ikiganza cye ugakira indwara yawe. Uwo muntu si umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Nimutekereze umuntu ushobora gufata amafaranga ye akagemurira abarwayi kwa muganga. Ni bande wenda dushobora kuba tubikora hano ari abantu bake cyane. Ugafata ku mafaranga yawe ukagemurira abarwayi kwa muganga n'imbohe muri gereza. Uwo mutima si mwiza koko? Uwo muntu si umukozi w'Imana. Ngo mwibaze ko n'abo bantu ku munsi w'imperuka ngo bazaba surprise, ngo bakavuga ngo nitwamukoreye se ntabwo imirimo ihuye n'agakiza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ushobora gutekereza yuko kuba ujya muri overnight ku rusengero, kuba utajya usira igitaramo, kuba nawe uri muri community y'abantu bakikijwe ugatekereza ko ari cyo bugingo. Oya, ntabwo ari cyo bugingo. Imana ishimwe. Nukuri ntabwo ngo wenda nta muntu n'umwe hano batabwiye ko Kigali n'iki, ariko nukuri kugira ni Kigali n'ubuzima n'ibiri, kuko ubugingo bufatana n'umuntu ku giti pe. Ugasanga usirimbira nyine zimuri ndaduhaye igisimba cyiza, cyangwa se twaramije neza, cyangwa se uyu munsi baturimbiye neza, ugahora muri ubwo buzima udashobora gusobanura wowe ubukristo bwawe ku giti cyawe wicaye. Mu by'ukuri ubukristo bwawe bushingiye kwakira ubugingo. Ngiye ikibazo cyagira iyo ntangiye kubwiriza bitanamusoza. Imana ishimwe. Haleluya. Ubundi nsigaje nk'iminota nka bike cyane gusoza, ariko nari ndimo kubwira Imana yibwira Amanda kubera yuko ari wowe bavuganye nanjye kuzagara muri iri teraniro. Umuntu umwe wenyine yakira abakira, umwe wenyine nigera mu ijuru uwo muntu uzamuhemberwa. Uvuge ngo reka ndekere ikigare ubwanjye sobanura ubukristo bwanjye. Nta muntu n'umwe usenga neza ubabona usenga. Oya, wowe ubwawe umutima wawe ushobora guhura n'Imana ku giti cyawe. Wowe ubwawe, kuko Imana idukunda twese, sibyo? Ntabwo Imana ikunda abantu baragisha ngo wowe wicare inyuma ibitagukunda. Ntabwo Imana ikunda pasiteri bigisha ngo wowe utarahagarara hano ibitagukunda. Twese dukunda urukundo. Ariko hari ijambo ryanditse muri Yakobo rivuga ngo nkunda abagize gute? Nkunda. Umva gukunda Imana. Hari ubwasazwe ngo n'umuntu uri mu kabari avuga ngo ikigerageza akaririmba indirimbo y'Imana, sibyo? Akunda Imana. Ashyiramo akaririmbo k'Imana. Abantu bose bakunda Imana muri rusange, sibyo? N'umujura ajya akavuga Imana akunda iki? Ariko ntabwo ari ko abantu bose babona Imana. Siko abantu bose babona iki? Imana ntushobora kuyibona utarayishatse kandi ukongera akantu kitwa umwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ntushobora kuyibona nk'uko duhuye uku nyine mbabona. Imana utwara abantu barara mu mazi bashaka Imana. Mutwara abantu bamaze iminsi 40 ku musozi barambutse baragenda Uganda ku musozi ngo prayer mountain.
tuyifata. Sinzi ukuntu Imana uzajya mu ijuru. Hari igihe nyanekereza umuzicaranya na Daniel mu ijuru. Ariko ijuru tujyamo hari amajuru abiri uzicarana na Daniel mu ijuru nawe. Imana ishimwe. Kwakira Yesu, kwakira ubugingo. Imana ishimwe. Ntabwo kuba warakira ubugingo ari uko uzaza ukipresentinga hano. Oya. Esiteri yarakishijwe, akirizwa mu ibanga, umunsi umwe biza kumenyekana nta kintu yavuze. Hari abantu batubwira ngo Esiteri ngo yajyaga asengesha ngo icyumba cy'amasengesho. Oya, ariko yaratambutse gusa. Kubera ko hari ahantu yari yarisigiye, hari ahantu yari yarasengeye mu ibanga. Imana ishimwe. Reka twakire ubugingo, tuve mu bintu by'ikigare, tuve mu bintu. Ese niba usuraza gusenga, ubwo nyibutse hari umunsi, okay, nyine niba atakwibutsa ntabwo uri mubyibuka, sinzi niba. Haleluya. Ijuru kandi reka mbabwire ukuri, ijuru rirahari. Ndabona ngiye gutinda kandi sinyabikora. Niga siniyatura. Twari dufite nize mu Musheke, wenda hano hari abantu banahize tuzira. Twari dufite ukuntu mu Musheke twiga sinyawani yajyaga amusanya abana muri domu mbere yo kuryama nkababwira muze dusenge, tugahura tugasenga tukajya kuryama. Noneho tukibitangira muri sinyawani abana bari babiharaye. Burya ni munyu ntabwo muri so abana bari babiharaye babwira muze dusenge tugahita duhura turi benshi tugasenga. Noneho uko ibihembwe bigenda bishira abana bagenda babihara. Imana ishimwe. Abana bagenda babihararuka. Amen. Ni bundi buhamya ashaka kuba tukabusoreza. Abana bagenda umunsi umwe wavuga ngaje tugasenga, hakaza babiri, hakaza batatu. Twiga sinyaturu. Ubundi ngewe niba ari ikintu kitari kimbabaza. Ni ukuvuga ngo umuntu niba wenda atari impano y'ubuyobozi simbizi, ariko njye ndikunda. Fa kuba mpari n'Imana yanjye ihari, naririmba ngaramisha, nkahimbarisha, nkigisha ijambo ngataha. Kuba mpari n'Imana yanjye numva kwiha sinjya mbabaza Imana yanjye. Kusengera barabizi. Sinjya mbabaza umuntu yaje cyangwa yasinzira. Fa kuba mpari ndi muzima, ufite imbaraga Imana yazize, Imana yazize kubaza Imana. Imana ishimwe. Rero ndayishimira. Noneho ntabwo najya mbabazwa yuko abantu bataje gusenga. Fa kuba njye naje nasenga Imana. Imana ishimwe. Babona wenda ariko ntabwo ari kuyoboza ingamba amasezerano. Imana ishimwe. Hanyuma twiga sinyaturu nibwo bwa mbere byari bimbabaje kubona abantu banze gusenga. Mwaje tugasenga ubwo twatega ku bitanda muze dusenge tujye kuryama. Uwo munsi haza abana. Bakunda abana bageze sinyaturu. Niba hano barimo haleluya. Haleluya. Hano sinyaturu umwana utangiye kuba umwansiye ngo yamenyereye ikigo yabaye kampiye. Haleluya. Noneho batangira kujya bafunga inguni, sinzi ibintu nk'ibyo bitangira nyine ntangira. Mwaje tugasenga ugasanga abana ntabwo haje bake. Iryo joro ndarota. Amen. Ndota icyanditswe kiri muri Matayo 20:25. Ndakibasomera n'imbuto. Oya, niyo nasoma umurongo narose wari yego. Reka duhere ku murongo. Bagiye kugura umukaraza, abari biteguye binjirana nawe. 25 niyo twahera ku umurongo wa 5.
25:5. Murongo wa 5 ni nawo murongo na rose avuga umukwe atinze bose barahumikira barasinzira. Uwo murongo 25 murongo wa 5 sinyakire. Matayo 25:5 umukwe atinze bose barahumikira bagira gute? Imana ishimwe. Twavutse, papa yavutse, sogokuru yavutse, bavuga ngo Yesu agiye kuyavuga. Umukwe yaratinze, sibyo? Ariko gutinda k'umukwe ntibivuze ko atazagira atazaza. Umukwe atinze ngo bose barahumikira bagira gute? Barasinzira. Noneho ibaze wowe mu ijoro buri wese agira ukuntu aryama, ukugura ushyira hariya, abarara babona, abarakobwa bishya. Mu ijoro buri wese agira ukuntu agira gute? Aryama. Ubwo nyine ibaze mu ijoro ibyo reka tureke kubijyamo cyane. Ariko ngo umukwe atinze bose barahumikira barabirambirwa. Umukwe atinze barabihaga guhora bumva ngo Yesu azaza. Umukwe atinze afata agakiza barakanegeka agakiza. Umukwe atinze ariko mu ijoro kuko iki cyanditswe ndakeka murakizi ngo habaho urusaku umukwe agize. Noneho nabonye ngo icyo gihe nari ndimo akareka nukuri ndimo kurira ngo nabo bari banze kuza de kubona ngo havuze impanda. Urumva nyine mu buryo bw'inzozi numvise ari nk'inzogera ikomeye n'ivuze. Umutima wanjye wasobanura ngo impanda igize gute? Iravuze. Ako kanya mpita mbona ngo turazamuka intebe y'imbabazi yasa nk'umwe nziza ariko ntabwo nari nakabiboneka intebe y'imbabazi ye kubona mbona ngo ntabwo Imana nayibonye maso. Nabona umugore wambaye ikanzu y'umweru yarahagurutse. Umuntu wasobanuraga mu nzozi arambwira ngo iyo ntebe isa gutyo ni intebe y'imbabazi. Imana ihagurutse izongera kubaho. Yagira ngo ni ikatu iki. Imana ishimwe. Ariko byarabaye narabibonye. Ubwo Imana ihaguruka ku ntebe y'imbabazi mbona ihise imoza ku kanya kuko Imana yavuze ndimo kurira. Ndayihumira yego ibindi nibyo ngibyo. Ariko ikintu nashaka kubabwira imperuka izaba. Kandi ngo mbona kwicungura kwa kabiri nyine Imana yagurutse ku ntebe y'imbabazi. Kuri byatanga ubugome ntarabona. Reka mbabwire. Ni Imana ntabwo yitaye ngo urahanura. Imana ntabwo yitaye gusengera abarwayi bagakira. Imana yitaye wowe wigeze unyakira turabanga. Uramfite cyangwa ni amagambo. Kubera ko imperuka izaba Imana ishimwe. Kandi uwo munsi ngo bamwe azabashyira iburyo bwe abandi abashyira ibumoso. Hari igihe waba wibwira kuri iyi ntama kandi urihema. Kandi ikintu cyiza ni uko uyu munsi haleluya haracyari ariko kubera yuko Imana yakoresheje uri usanzwe umenyereye ukabyanga. Uyu munsi yazanye ibyo udasanzwe umenyereye tuvuze ngo irebe ko nyine sigira turwaza turabana bacu. Uyu munsi bivuze ngo ubyumve. Aracyateza amaboko aravuga ngo ngwino. Reka mbasengere. Imana
kwakira ubugingo butazigera bubura busibira ubugingo. Kubera ko kuba mu rusengero ntibivuze kuzabona Imana, oya, kwakira Yesu niko kuvuze kuzagira gute. Mana yo kwizerwa, Mana ikomeye, Joanne n'igitsina gikuze. Mana habe hari umuntu umwe wenyine ukumvise uhuye nawe, ave hano agende asake mu maso hawe, agushakane umwete, nawe ntabwo uzigera wirengagiza umuntu wagushakanye umwete. Mana uzigera umwirengagiza umwami muri hano ahure nawe wumvise ijambo, hanyuma ushakane umwete, nawe witeguye guhura natwe. Turagushimiye ko ukidukunda, turagushimiye ko uticaye kuri ya ntebe nziza y'imbabazi, turagushimiye ko tukiriho amahirwe yose ashoboka. Mu izina rya Yesu turagushimiye kandi twizeye. Amen.